guhaguruka kugira ngo baramutse hagurukane n'abapadiri n'ababikira n'abafurere bahari n'abagize abari muri Kiliziya Gatolika mwaje ahangaha muhagurukane na Musenyeri kugira ngo muramutse abandi. Twakiriye kwa Bishopu umuvugizi w'amatorero y'ababatista mu Rwanda Ayeberi, namubonye ahagurukane n'abandi ni barapasitoro ba Ayeberi bari hano n'abakristo ba Ayeberi, muramutse abavandimwe. Twakire nyakubahwa mushumba mukuru wungirije w'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda DPR n'abandi rero ba DPR muri hano muhagurukane nawe muturamutse. Kristo Yesu akuzwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ukunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, kandi ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Baramusubiza bati ubigenze uko uvuze. Aburahamu arihuta yinjira mu ihema asanga Sara, aramubwira ati tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza uvugemo imitsima. Haleluya. Hari ikintu Yesu yakoze gikomeye tukibwira abantu. Yaturabutswe, Yesu yaturabutswe.
w'Imana, turi kumwe n'abepiskopi, turi kumwe n'abapadiri, turi kumwe n'abapasitoro, turi kumwe n'abayobozi batandukanye b'amatorero duhuriye hano, aho duhurira mu muryango wa Bibiliya mu Rwanda, dufatanya gutegura iki gikorwa ngarukamwaka. Turashima Imana, turabakiriye rero mugubwe neza, ariko ijambo nyamukuru ryo kuza kubaha ikaze muraza kurihabwa n'umubyeyi w'uru rugo, nyiricyubahiro Musenyeri, umuyobozi w'itorero Methodiste Libre mu Rwanda. Kandi nk'uko twagiye tubibamenyesha, dufite umunezero ukomeye cyane kuko uyu munsi nyiricyubahiro umwepiskopi wa diyoseze ya Kiliziya Gatolika Ruhengeri niwe uri kutugezeho ijambo ry'Imana. Turabanganye. Nagira ngo rero nk'uko Reverend Julie kandi mwamaze kubivuga, mbagezeho gahunda tugiye kugenderaho muri uyu mugoroba. Twamaze kugera hano, twakoze umutambagiro, none hamaze kuvaho gahunda itangira yo gusenga no kudusobanurira icyaduteranyije aha ngaho uyu munsi. Igiye gukurikiraho rero ni indirimbo ya korali Injili Bora, korali ya EPR. Saa 11:10 kugira ngo saa 11:15 harabaza gahunda yo kwakira ikoraniro ndetse n'abashyitsi tuza kuyoborwamo na nyiricyubahiro Musenyeri Samuel Kayinamura, umuvugizi wungirije w'uyu muryango wa Bibiliya mu Rwanda, ndetse akaba ari we mubyeyi mukuru hano mu rugo twaje dusanga. Iyo gahunda araza kuyifatanya na Reverend Julie, umukuru w'inama y'ubuyobozi w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda. Saa 11:15 kugeza saa 11:25 haraba amasengesho. Nize ko icyo gihe tutakirengeza. Ubwo ni ukwihangana, iminota turagerageza kugenda tuyisubiramo ku buryo gahunda zose ziza gukorwa kandi zikarangirira igihe. Haraba amasengesho yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, tuyoborwamo na nyiricyubahiro Musenyeri Amoti Rusengo, mukuru wa EAR Kigali. None bakurikireho indirimbo ya korali ya EAR Gikondo. Harakurikiraho gusoma ijambo ry'Imana, tuza kuyoborwamo na Reverend Izayi Ndayizeye, umuvugizi wa ADEPR. Isomo ryo mu gitabo cy'intangiriro turagezwaho na Reverend Bienvenu Musabyimana wa EPR. Abanyeroma, iryo somo naryo turaza kubagezaho, uza kuridusomera. Noneho hakurikireho indirimbo ya korali, ni korali Impanda ya ADEPR. Nyuma y'iyo ndirimbo hari Zaburi y'103 hanyuma iza kuririmbwa na korali ya Paruwasi Gikondo Katolike. Noneho aklamasiyo y'ivanjiri irakurikiraho nayo. Noneho hakurikiraho gusoma ivanjiri ya Luka umutwe wa 10 umurongo wa 25 kugeza kwa 37 tuza kugezwaho na Padiri Focus. Nyuma yaho turagezwaho twese tugiye gufatikanya
Yesu araduhamagara kugira ngo tumubere amahamya mu bantu, hanyuma niwe mugenga wacu turayikurikizaho. Abicaye muhaguruke zaraduhamagara, yabatsinze mubyemere, Yesu arashaka iki tukorera abantu, arifuza iki tukorera abantu, neza araduhamagara, ababyeyi mumwakirize impundu, uko muraha tumuha amashyi, singizwa nyagasani Yesu Kristo nawe Imana nzimura, neza araduhamagara, arashaka iki arifuza iki tumurera abantu, neza niwe mugenga.
mvugo zose turazikoresha muri ubwo bumwe, muri umwuka w'ubumwe bw'abakristo. Mu izina ry'umuvugizi w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, icyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, utabashije kubana natwe kandi yabyifuzaga ariko akaba atabanye natwe kubera indi mirimo y'akazi, ariko nk'uko babivuze akaba azabana natwe dusoza iki cyumweru. Ndetse no mu izina ryanjye bwite ndagira ngo mbakire muri katedrale Itorero Methodiste ribere mu Rwanda. Mwese mugubwe neza, mwifurizanye amahoro y'Imana, mwifurizanye ubumwe bw'abakristo, mubwifurizanye rwose. Imana ibaho umugisha. Reka tubakire muri ubu buryo. Twakiriye nyiricyubahiro Musenyeri umwepiskopi wa Diocese Katolika ya Ruhengeri, uza no kutugezaho ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero musaba guhaguruka kugira ngo baramutse, hagurukane n'abapadiri, n'ababikira, n'abafurere bahari, n'abagize abari muri Kiliziya Gatolika mwaje ahangaha, muhagurukane na Musenyeri kugira ngo muramutse abandi. Twakiriye kwa bishopu umuvugizi w'amatorero y'ababatisita mu Rwanda, ayeberi namubonye, ahagurukane n'abandi niba pasitoro ba ayeberi bari hano n'abakristo ba ayeberi, muramutse abavandimwe. Twakire nyakubahwa mushumba mukuru wungirije w'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda DPR, n'abandi rero ba DPR muri hano, muhagurukane nawe muturamutse. Tugiye kwakira nyakubahwa perezida w'inama y'ubuyobozi y'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, kandi na vice presidente wa EPR, kandi ari kumwe n'umutware we Dr. Emmanuel. Bahagurukane n'abapresbytere mwese, muhaguruke muturamutse. Imana ibahe umugisha. Ariko tutarajya kure, n'abandi bagize inama y'ubuyobozi y'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda muri hano, ndetse na secrétaire général n'abakozi bose ba société biblique. Bayobozi ba za presbytere ya Kigali ngira ngo bahagurukanye na vice presidente. Umuvugizi w'itorero ry'inshuti mu Rwanda, Église Evangélique des Amis, namubonye, ndetse n'umwungirije n'abandi ba Église des Amis. Ntabwo twiyibagiwe wa Methodiste Libre. Ndahari Serentanda wa Kigali na Serentanda wa Ruhengeri n'abandi ba Serentanda muri hano, n'abapasitoro mwese n'aba Methodiste Libre mwese muri hano, muhaguruke twakira abashyitsi. nitugire twibagirwa muratubarira baza kumutwibutsa, ariko by'umwihariko rero twakire za korali Salvation Kwaya ya Emere,
Korali Emmanuel Maso Kwaya yo muri Paruwase Katolika ya Gikondo. Korali Injili Bora ya Eperi. Korali Mpanda yo muri ADPR CGM yaje. Na Maso Kwaya yo muri EAR Eglise Anglikani mu Rwanda. Murakaza. Ubwo nari nakomeje kureba Musenyeramo tindamura ariko ngo ari mu nzira cyangwa araje, ariko rero abapasitoro bahagize b'Abanglikani n'abakristo babo nabonye bahari, muhaguruke tubakire mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, murakaza neza muri iri teraniro gusengera ubumwe bw'abakristo mu Rwanda.
Umuvugizi wungirije w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda yabinyemereye kwakira abantu ko mukomeza muza, dukomeje kubakira turagenda tubabona mwinjira mu miryango yose y'uru rusengero, ariko by'umwihariko munyemerere nakire umuvugizi uhageze, umuvugizi w'itorero ry'ababatista mu Rwanda, Union des Églises Baptistes au Rwanda, Reverend Murwanda Shyaka Thomas. Muhaguruke musuhuze. Murakoze cyane, murakoze. Twinjiye mu mwanya mwiza, ego mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Dutumire senior pastor wungirije wa ADPR agiye kudusomera mu itangiriro ibice 18 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8. Turakira na Reverend Musabyimana, umuyobozi wa Presbytery ya Kigali ya IPR. Dusome ijambo ry'Imana dusanga nkuko umuyobozi wa gahunda amaze kubitubwira mu itangiriro ibice 18, dutangire ku murongo wa 1 tugasoreza ku murongo wa 8. Ibice 18 dutangiriye ku murongo wa 1 tugasoreza ku murongo wa 18. Twaho uravuga Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni by'imumure, yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu. Yubura amaso abona abagabo 3 bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema, arirukanka arabasanganira, yikubita hasi aravuga ati, databuja, niba nkugireho umugisha, ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe, ahubwo bazana utuzi mwoge ibirenge muruhukire munsi y'igiti, kandi nanjye mbazanira utwo kurya mwicisari mubone kugenda ubwo mujye ku mugaragu wanyu. Baramusubiza bati, ubigenze uko uvuze. Aburahamu arihuta yinjira mu ihema, asanga Sara, aramubwira ati, tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza uvugemo imitsima. Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo, azana ikimasa cyoroshye cyiza, agiha umusongozi we, arihuta aragiteka. Yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse, abishyira imbere yabo, abahagarara iruhande munsi ya cya giti bararya. Imana ishimwe cyane. Amen. Dukomeze dusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo wera yandikiye Abanyaroma, igice cya 14
turasoma duhereye ku murongo wa 8 tugeze ku wa 9. Ndasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Niba turiho tugengwa na Nyagasani, twaba dupfuye tugengwa na Nyagasani. Bityo rero twaba turiho cyangwa dupfuye turi abanyagasani. Icyo cyatumye Kristo apfa akazuka kugira ngo abe umwami w'abariho n'abapfuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tubanze dushimira Imana ijambo ryiza itugejejeho kuri mugoroba. Ayo mashini akiri make.
ukunde nyagasani imana yawe n'umutima wawe wose, kandi ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo ni amagambo twumvise mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 10 umurongo wa 27. Bavandimwe, mbere ya byose mbanje kwaramutsa mwese. Kristo Yesu akuzwe. Yesu ashimwe. Aleluya. Aleluya. Mbanje gutangarira ibitangaza by'Imana nifashishije aya magambo ya Zaburi 133. Mbega ngo biraba byiza kwibumbira hamwe turi abavandimwe. Twumva iyi nkuru y'uyu muntu wagiriye ibyago mu nzira ava i Yerusalemu agiye Yeriko, hari abibaza niba iyi nkuru twumvise mu ivanjiri ari ibintu byabaye koko, cyangwa se ko ari umugani Yesu yaciye nk'uko yari asanzwe abigenza agira ngo atange ubutumwa. Igisubizo kuri iki kibazo ni uko byagenda kose, hirya y'iyi nkuru, hirya y'uyu mugani, hari ukuri nyakuri ku mateka maremare y'isi n'abayituye. Hari umwe mu bahanga mu bya Bibiliya witwaga Origene wo mu kinyejana cya 3, kuko yavutse mwaka w'145, yitaba Imana muri 253. Mu nyigisho kuri iyi vanjiri ya Luka, mu mvugo igereranya kandi igenekereza, yavuze ko uwo muntu uvugwa hano ari Adamu. Yongeraho ko Yerusalemu ari paradizo. Yongeraho ko Yeriko ari isi. Avuga ko abajura n'abanzi ari abanyabubasha b'abanyamaboko. Umuherezabitambo akaba ari amategeko, umurevi akaba ari abahanuzi, umunyasamariya akaba Kristo. Ibikomere ni ukutumvira. Amavuta ni umubiri wa Kristo. Icumbi ni kiliziya, umuryango mugari w'abana b'Imana bose bifuza kwinjiramo. Amadini abiri, Imana Data na Mwana. Nyiricumbi akaba umushumba wa kiliziya cyangwa umushumba w'umuryango ufite ubutumwa bwo kwakira abaje bamugana. Iby'umunyasamaritan rero yavuze ko azagaruka ni igihe umucunguzi azagaruka mu ikuzo. Icyo ni ikigereranyo no kugenekereza k'umuhanga witwa Origene. Twebwe rero bavandimwe, tugaruke kuri uyu mugani, dusesengure, turushaho gukuramo isomo ryadufasha mu buzima bwacu no mu butumwa bwacu. Uyu mugani w'umunyasamariya w'impuhwe cyangwa se umunyasamariya w'imico myiza waje ari igisubizo Yesu ahaye umwigisha amategeko
wari waje kubaza ikibazo azi neza igisubizo, nibyo byitwa kwigiza nkana. Hari iri tegeko yize neza, itegeko asubiramo nkuko mwabyumvise adategwa, itegeko yigisha abandi akabatoza no kurikurikiza. Uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi uzakunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Aya ni amagambo dusanga no mu kiragano cya kera mu ivugururamategeko umutwe wa 6 umurongo wa 5, cyangwa se mu Balevi umutwe wa 19 umurongo wa 18. Igihe abonye ko yatahuwe mu rwego rwo kwikura mu isoni, arabajije ati mugenzi wanjye ninde? Reka dusesengure neza uwo bitaga mugenzi wabo, natwe bitume twibaza uwo twita mugenzi wacu. Ku Munya-Israheli wa wundi ufite imyumvire yagutse, mugenzi we yari umwenegihugu wese, ndetse hakiyongeraho abanyamahanga bayobotse idini rya Kiyahudi. Birumvikana ko ari ufite ya myumvire yagutse. Ku bafite imyumvire migufi, bakuragamo abo bafata nk'abanzi babo. Bafataga abanyagihugu abo bafatanyije n'abo bantu b'abayoboke, ariko bagakuramo abo bita abanzi babo, cyangwa se abo badahuje ibitekerezo n'imyumvire. Abo babitaga abana b'umwijima. Nubwo babaga basangiye igihugu, nubwo basangiye idini, ariko banyuranyije ibitekerezo bakabita abana b'umwijima. Nk'uko mubizi rero, kubera kugira imyumvire itandukanye, abafarizayi les pharisiens n'abayeseni les eseniens ni urugero gusa, ntibacanaga uwaka. Birumvikana rero ko mu kuvuga umuvandimwe we umufarizeyi yakuragamo umunyayeseni. Ikibazo rero birumvikana ko gikomeye, ni ukwibaza umuvandimwe ninde. Nawe ubyibaza, gukunda umuvandimwe ni ukugera hehe? Mu kihe kigero? Ni bande barebwa n'uru rukundo? Muri uyu mugani rero Yesu arasobanurira abe imyumvire mishya n'imikorere mishya igomba kuranga abamukurikiye. Igisubizo cya Yesu nuko urukundo rw'abamwemera rutagira imipaka. Ntabwo urukundo duhamagariwe rugira imipaka, ari kugomba kurugaragaza n'ugomba kurugaragarizwa. Umunyagihugu, umunyamahanga, umunyasamariya, abantu b'amoko yose n'inkomoko zose mu turere twose, mbese n'ababandi dusanzwe twita abanzi cyangwa se abakeba. Yesu ati nimwikundira gusa ababakunda muzahemberwa iki? Ese abasoresha bo siko babigenza? Maze se nimuramutsa gusa abumva indimwe muzaba murushije iki abandi? Ese abatazi Imana bo siko babigenza? Mwebweho rero muzaba intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 46 kugeza ku 48. Bavandimwe, muri uyu mugani twumvise
twumvise nyine umuntu wamanukaga ava i Yerusalemu agiye Yeriko. Twibukiranye ko ari urugendo rwa kilometero zigera kuri 25, ndetse abagendaga n'amaguru rwari nk'urugendo rw'umunsi wose. Yahuye n'abajura n'abagizi ba nabi, bamufatiranya n'umunaniro, bamwambura utwe, ntibanagarukiraho, baramuhondaguye, bamusiga virirana ari inoge. Ni ukuvuga muri make ko ari wa wundi wakubititse. Umuherezabitambo arahanyuze, aramubona, arihitira. Umurevi nawe nuko arahanyuze, aramubona, arihitira. Umuntu yakwibaza uko byari byabagendekeye. Mu mutima wabo bagomba kuba bari bafite igisobanuro cy'imyitwarire yabo. Umuntu yatanga nk'urugero, ibindi byihutirwa cyane, hakaba n'ibindi byo kwirinda no kwigengesera ndetse no guteganya. Nta wabatera amabuye, kuko kenshi imyitwarire yacu imeze nk'iyabo. Ahubwo reka turebe umunyasamariya, ni ukuvuga umunyamahanga, waba n'insuzugurwa ku Bayahudi. We aramubonye, amugirira impuhwe, aramwegera, nta munena cyangwa ngo amwitaze. Amupfuka ibikomere, amaze kubyomoza amavuta yayandi agabanya ububabare na divayi yomora igikomere, igatuma igisebe kidatema. Kumwuriza indogobe ye. Nimutekereze kuriza indogobe umuntu wanegekaye warembye, byamusabye n'imbaraga. Amujyana mu icumbi, amwitaho, aramurwaza. Bukeye yafata amadenari 2 ayaha nyir'icumbi, ndetse amusaba kuzamwitaho, maze ibindi akazabyishyura agarutse. Ni kwa kundi utanga sheke ukabwira uti uzongereho amafaranga ukeneye. Ibyo bigaragaza ubuntu uyu munyasamariya afite birenze imipaka. Uvuga gufata nka sheke ukavuga uti ndayiguhaye, uzashyireho ayo ukeneye, kubera ko wabonye ko akeneye ubufasha kandi ukaba ubufite. Bavandimwe, muri uyu mugani Yezu aduhaye inyigisho ikomeye, iranatureba cyane twe twahuye uyu munsi ngo dusabire ubumwe bw'abemera Kristo. Icyambere, ubu twahuye nk'uku nguku abemera Kristo, tuzirikana umurage twahawe na Yezu Kristo mbere yuko asubira kwa Se. Icyambere twumvise mu bisobanuro tugomba gutahana, ni igipimo cy'urukundo rw'Imana duhamagariwe kugira. Ni ukuyirunduriramo rwose, nta gicagate, nta kuguna, nta kwizigama, nta kwironderereza. Umutima wose, ubwenge, imbaraga zose, kandi byose ntabwo ari 50%, si 60%, 95%, 99.9%, ahubwo ni 100%. Icya kabiri, igipimo cy'urukundo rwa kivandimwe. Igipimo nta kindi ni nk'uko twikunda. Aha rero nta mipaka
y'inkomoko, ibara ry'uruhu, ubwoko, ibihugu, imico, imyemerere, idini n'ibindi bitandukanye abantu. Ni ngombwa kubihuza bikanywana. Bariya bahereza bitambo n'umulevi bagomba kuba hari icyabananiye za buri munsi no kwita kubabaye utunguranye. Ubu rero icyo duhamagariwe bavandimwe, ni ngombwa guhuza urukundo rw'Imana cyangwa se n'ibindi bikorwa n'urukundo rwa kivandimwe bisaba kwitanga no kwibagirwa. Imirimo ya gitumwa n'indi mirimo ya buri munsi no gushaka amaramuko n'inshingano zo gutabara abari mu kaga ntibyoroshye, ariko birashoboka. Urugero ni umunyasamariya w'ingeso nziza. Igikenewe si amagambo, ahubwo ni ibikorwa bifatika bigaragaza urukundo n'impuhwe, ibikorwa bigaragaza ubwitange n'ubutwari. Yohana Mutagatifu niwe ugira ati, bana banjye, ntimugakunde mu magambo no ku rurimi, ahubwo mu bikorwa no mu kuri. Ibaruwa mbere ya Yohani umutwe wa 3:18. Mutagatifu Yakobo we yongeraho ati, niba umuvandimwe wawe cyangwa mushiki wawe bambaye ubusa cyangwa se badafite icyo kurya cya buri munsi, maze muri mwe hakagira ubabwira ati, nimugenda amahoro, mwote kandi muryoherwe, atabahaye batunga, byaba bimaze iki? Ibaruwa ya Yakobo Mutagatifu umutwe wa 2 kuva ku 15 kugeza ku 16. Bavandimwe, Yesu asoza uyu mugani w'umunyasamariya w'impuhwe agira ati, genda nawe ugenze utyo. Genda nawe ugenze utyo. Urwo rukundo rero rwitanga nk'uyu munyasamariya ni umurage Yesu yasigiye abe. Kukomeraho bigashimangira umwe bw'abemera. Abemera Kristo bahujwe no kwemera Imana mu batatu, bagahuzwa n'ibyo bikorwa by'urukundo bishimangira umwe bw'abemera. Kiliziya, amatorero y'abakristo arahamagarirwa kwitaba karame muri iyi gahunda Yesu aturarikira. Wakiongea nataka niwaeleze operasyon ya Golgota. Operasyon ya Golgota. Operasyon ya Golgota. Operación yo como saraba. Hey!
So ya Gorigota ya operaso ya indi y Calvary ya operaso ya como salva ya operaso y Calvary. Soy Gorigota, yarabirangije Yesu yanditse amateka arabirangiza. Yanditse amateka ari ku musaraba, yagabye igitero atugobotora ingoyi. Operasiyo Igorigota yarabirangije Yesu yanditse amateka arabirangiza. Yanditse amateka ari ku musaraba, yagabye igitero atugobotora ingoyi. Yagabye igitero simusiga. Yes. Yagabye igitero simusiga. Yes. Mu birindiro bya Satani. Imbaraga z'Umuremyi zimuhindiramo umuriro. Yagabye igitero simusiga. Yes. Mu birindiro bya Satani. Imbaraga z'Umuremyi zimuhindiramo umuriro. Satani yamburwa amapeti, yambikwa amapingu, arambarara arimbuwe, yarangiritse by'iteka. Satani yamburwa ububasha, yambikwa amapingu, arambarara arimbuwe, yarangiritse by'iteka. Haleluya. Hari ikintu Yesu yakoze gikomeye tukibwira abantu. Yaturabutswe, Yesu yaturabutswe, yaturabutswe twuzuye inguma, turi mu ngoyi kure y'ubugingo. Yaturabutswe twuzuye inguma, turi mu ngoyi kure y'ubugingo. Si icyo gusa yakoze, hari n'ikindi nacyo tukivuge. Yasinyiye amaraso ye, yego, asezeye i Siyoni, yerekeza mu isi. Muri operasiyo yo kuducungura. Imbaraga, imbaraga z'amaraso ya Yesu. Yes.
bahuje umutima, bose bari hamwe basenga bahuje umutima, bose bari hamwe, bose bari hamwe bahuje umutima, bose bari hamwe basenga bahuje umutima, umwuka wera arabasanga bavuga indimi nshya, umwuka wera aramanuka abagira abagabo bo guhamya, umwuka wera arabasanga bavuga indimi nshya, umwuka wera aramanuka abagira abagabo bo guhamya. zagiye kujya mu ijuru, yasize asezeranije ko zaboherereza umufasha ari we mwuka wera azabana namwe. Yesu agiye kujya mu ijuru, yasize asezeranije ko zaboherereza umufasha ari we mwuka wera azabana namwe. Twarawuhawe utuye muri twe, ni utumenye ibiri ku mutima w'Imana. Twarawuhawe utuye muri twe, ni utumenye ibiri ku mutima w'Imana. Twarawuhawe utuye muri twe, ni utumenye ibiri ku mutima w'Imana. Twarawuhawe utuye muri twe, ni utumenyesha ibiri ku mutima w'Imana. Twarawuhawe utuye muri twe, niwe tumenye ibiri ku mutima w'Imana. Twarawuhawe utuye muri twe, niwe utumenyesha ibiri ku mutima w'Imana.
2024 kuri uyu munsi twatangije ku mugaragaro ibikorwa by'icyumweru cyo gusabira ubumwe bwacu nk'abakristo by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda. Iki cyumweru cyo gusengera ubumwe bwa Kristo ku isi cyatangiye bwa mbere mu mwaka wa 1908 bigizwemo atandukanye na Kiliziya Gatolika hirya no hino ku isi, hagamijwe gushyigikirana mu byo duhuriyeho no kubahana mu byo tudahuriyeho. Uko ibihe byagiye bisimburana, umusaruro w'iki gikorwa wakomeje kuba umusingi w'umwe n'ubwuzuzanye mu matorero na Kiliziya. Hano rero iwacu mu Rwanda ku matariki ya 18 kugeza kuri 25 Mutarama buri mwaka, binyuze mu muryango wa Bibiliya mu Rwanda ku bufatanye n'amatorero na Kiliziya, hategurwa uburyo bwo guhurira ku bikorwa nk'ibi, tukongera kuzirikana ibyo duhuriraho twese abemera Kristo, tunakoresha Bibiliya kugira ngo turusheho kunga ubumwe nk'uko Yesu abidusaba. Murabizi niryo sengesho yavuze abwira abigishwa mbere yuko asubira mu ijuru, tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo 20 na 21, ngo bose babumwe. Amateka yerekana ko kugira intege nke muri ibyo byatumye gukomeretsanya no kubabazanya bigenda bigwira, tunanirwa gukora ibyiza. Duterane hano rero kugira ngo dutekereze ku bikwiye gukorwa no kunozwa neza byatunaniye mu gihe cya kera, kugira ngo turusheho gukora kugira ngo tubishobore kandi tubinoze, duharanira ubutabera, duharanira ubumwe bwacu. Dukeneye ubuntu n'impuhwe z'Imana kugira ngo tubashe gutsinda amacakubiri no kurandura icyo ari cyo cyose cyayahembera. Dufatanye rero gusengera hamwe no gushimangira ubumwe dufitanye nk'abemera Kristo. Dukingure imitima yacu maze twakire ubutunzi buri mu budasa bwacu. Tuboneyeho kandi gushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu mu nzego zose burangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wafashe iya mbere mu gushyigikira no kugarura indangagaciro y'ubumwe bw'Abanyarwanda, ari naho hakomoka uyu mudendezo w'ibikorwa nk'ibi bya Kiliziya n'amatorero. Umuyobozi wa bodi ya sosiyete publique yabashimiye, nanjye nongeye kubashimira cyane abateguye uyu munsi, uyu mugoroba, mu bufatanye bwiza bwabaranze, abagize bodi ya sosiyete publique n'abakozi bayo, abagize iyi konferanse ya Kigali yatwakiriye, n'abayobozi b'i katedrali. Mwabitunganije neza, mwabikoze neza, twicaye hakwiriye hatunganye. Nongere nsabe kugira ngo bashimire. Kandi dushimire amakorali yose nk'uko yakomeze gushimwa, mwadufashije kwizihiza itangiza ry'iki gikorwa. Dukomeze rero dufatane urunana mu bumwe bwacu kugira ngo twumvire Yesu Kristo wasize aturaze ubumwe. Imana ibahe umugisha, mugira amahoro. Tuhagurutse rero dusaba umugisha w'Imana, kandi muri uwo mugisha w'Imana dusaba dukomeze kuyisaba kugira ngo
uyu murunga w'ubumwe ukomeze gukomera. Ndabasaba gufatana mu biganza begeranye muri icyo kimenyetso cy'umurunga w'ubumwe, hanyuma dusabe umugisha w'Imana ngo tubukomereho, bizatume tumubona twicarana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Bibasabiye mu izina rya Data wa twese, ry'Umwana n'ry'Umwuka wera. Amen. Kan saya hasil